Ibihe byiza mwe mukomeje gukurikira kandi mudasiba nyine gukurikira Voice of Time TV. Uyu munsi rero tuje mu nkuru igezweho, ni inkuru yacaracaye ku mbuga zigiye zitandukanye. Hano dufite abagabo batatu, ni abagabo batatu bagaragaye kuri video zakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga ubwo bari gutema umuntu. Ni ibintu byatumye abantu baba shocked cyane bitewe n'uburyo yabikoragamo, ndetse byababaje buri umwe wese wabashije kubireba. Abaturage rero bibazaga se bizagenda gute, bibaza ati aba bantu bizagenda gute, bazafatwa gute. Kuri uyu rero wa gatandatu tariki ya 13 Nzeri 2025, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga yeretse itangazamakuru abagizi ba nabi bavuga n'uburyo bafashwe. Muri abo rero harimo umusore w'imyaka 38 akaba ari wafashe umuturage mukubita hasi, uw'imyaka 33 wamutemesheje umuhoro, ndetse n'uw'imyaka 40 wateraga amabuye abashaka gutabara. Uwitwaga Gatari Edimo wambaye jacket uhagaze ku ruhande habanza bakunze guhimba izina rya Black, niwe wakubise umutego uwo mugore maze ahita agwa hasi. Naho witwa Kizimana Jacques we bahimba Claude avuga ko atuye Kivugiza, niwe wamutemye arangije ahisha umuhoro mu mupira yari yambaye. Ni wa wundi twabonye uri kugenda wirukanka ahisha umuhoro mu mupira. Naho uwa gatatu wambaye umupira w'umweru urimo mirongo yitwa Jean Paul Rurangwa, uzwi ku izina rya Mucezaje, atuye i Nyarufunzo mu murenge wa Mageragere, akaba afite imyaka 40. Akaba ari we wateraga amabuye abaje gutabara uriya mukobwa watemwe. Akaba ari nawe wateye amabuye imodoka avuzaga ihoni ngo umugore atabarwe. Bishoboke kuba ari naho umukameramani wafashe video ari mu iyo modoka arimo yararimo. SP Rutikanga yagize ati aba bose bafashwe mu bihe bigiye bitandukanye, kandi uko umwe yafatwaga abandi barabimenyaga, ndetse bari babwiye abagore babo ko barimo bashakishwa umutekano utameze neza wabo. Murumva ko nabo bari bazi icyo abagabo babo bakora. Yasobanuye ko polisi y'u Rwanda yifuje kuberekana mu rwego rwo guhumuriza abanyarwanda nyuma y'amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga batema umukobwa. Yagize ati abanyarwanda bifuzaga kumenya icyakozwe, bifuzaga kumenya icyo polisi irimo gukora kuri ubu bugizi bwa nabi. Ni ubugizi bwa nabi bwagaragaye ku mbuga nkoranyambaga. Ni muri urwo rwego rero twifuje kubereka ko hari icyakozwe kandi ni inshingano zacu. SP Rutikanga avuga ko aba bombi bafite ibyo bahuriyeho, ibyo kuba barafungiwe ibyaha bitandukanye. Hakizimana Jacques uzwi ku izina rya Claude yafunzwe imyaka 2, yari akurikiranyweho icyaha cy'ubujura no gukoresha ibiyobyabwenge. Naho Gatari Edimo uzwi ku izina rya Black nawe yari avuye muri gereza aho yari akatiye imyaka 3 akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Naho Rurangwa Jean Paul aracyakorwaho iperereza kuko nubwo ntaragaragara yafunzwe, ariko ashobora kuba ari mu bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Polisi irishimira ubufatanye n'izindi nzego n'abaturage batanze amakuru, ndetse inabwira abanyarwanda ko bakwiye gutekana kuko umutekano w'igihugu urinzwe neza, kandi ko nta wakora icyanga arenga umutaru atarafatwa. Ibyo byose byabaye rero habaye ubufatanye bwa polisi ndetse n'abaturage, ndetse ku mbuga nkoranyambaga benshi batangiye gushima polisi y'u Rwanda, ndetse n'abashinzwe nyine umutekano w'igihugu cy'u Rwanda babashimye cyane bivuye inyuma ku gikorwa bakoze, kuko benshi bari babasabiye igihano cy'urupfu mu gihe bafashwe. Gusa nubwo mu Rwanda igihano cy'urupfu kidahari, ariko benshi bumvaga bifuza ko nabo bakorerwa nk'ibyo bakoze kuko bashakaga kumwica. Bavuze benshi rero ku mbuga ati nibicwe. Kandi polisi yatangaje ko nubwo ku mbuga nkoranyambaga byagiye hanze, ariko bo byageze ku mbuga baraye babimenye ndetse bari banatangiye n'akazi. Ni ukuvuga ko mu gihe twe twabibonye ku mbuga nkoranyambaga ya video, bo bari bamaze umunsi bari mu kazi babashakisha. Video nabo yagize uruhare runini cyane mu kubafasha, ndetse ku bari babazi batanze amakuru uko bashoboye,
nubwo bagendaga bihishahisha ariko ntabwo byabakundiye. Nubwo kandi video ikimara kujya hanze benshi bagiye bagaruka ku muntu wafashe video bavuga ati ibyo wakoze ntago ari byo, ariko kuri uyu munsi ndizera ko bamugarukira. Kuko murabyibuka ko batubwiye ko uwagerageje gutabara w'umuzamu yahise ko atemagurwa nawe. Yahise atemagurwa, ni ukuvuga ko uwafashe video yabonye nta kindi afite cyo gukora uretse gufata video byibuze basi bakazabasha kubakurikirana bitonze. Kandi byamenyekanye ko ari uwo mukobwa batemye ndetse n'umuzamu batemye bose babashije kuva mu bitaro kuri ubu ngubu. Gusa Imana ikomeze ibafashe kandi bakomeze no kwihangana nyine, kandi namwe mukomeze kubasengera kugira ngo bazabashe gukira. Benshi bari bagiye bagaruka rero ku makuru bavuga ati yamaze kwitaba Imana uwo batemaga, ariko aracyahumeka. Icyo twabwira cyo nuko agihumeka kandi nawe yaratashye ubu ari mu rugo. Mu gihe gishize itangazamakuru yari ryamusuye rimubaza uko bimeze. So rero natwe rero twashimira polisi y'u Rwanda yakoze iki gikorwa. Ni igikorwa cyiza cyane, ni igikorwa twavuga ko cyari gikenewe kugira ngo aba bantu bahanwe. Icyo tubifuriza rero nuko babahana bakabahereza igihano kibakwiye. Nubwo benshi bagiye bavuga ati gufungwa ntabwo bihagije, ariko nk'ubuyobozi bazakora igikwiye kandi nabo turabizi ko bazabaha igihano kibakwiye kandi 100%. So rero ibiganiro byacu byo nakagaruka. Icyo ngusaba rero no gukanda subscribe kugira ngo amakuru meza kandi cyagezweho atazajya gucika. Nge mwabanye, nyita DJ Famous. Ndabashimiye.